Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Turabakiriye muri uyu mwanya mwiza, abantu badukurikiranye kandi bakanabitwereka kuri Miracle TV. Imana ibaha umugisha. Ni umwanya muto yatuba imbere y'Imana tugasenga kandi tukumva n'ijambo. Ndabiyegereje mwese mu mwanya w'ijambo ry'Imana, munyemerere dusenge mu izina rya Yesu. Data wera w'Isirayeli, Mana ikomeye, Mana ihambaye, turagushimye kubw'uyu munsi Data nyiringabo umwami utwemereye wo kuba imbere yawe, utwemereye mwamana kugira ngo mwamana uvugane natwe. Mitima yacu yongeye guca bugufi, turi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye. Turakwingize mwami, reka uyu mwanya uwo mwanya w'igiciro kandi uwo mwanya w'umugisha ku buzima bwa buri wese mwami. Buri muntu wese mwami uri bugirirwe umugisha wo kumva ijambo ryawe. Data ndasenze ngo mwami ubuzima bwe nibusigare uko bwaba bumeze kose, ahubwo Uwiteka habeho kwimurwa, habeho kugendererwa, habeho guhura nawe mu izina rya Yesu mu ijambo ryawe. Data wera wese mwami, ijambo ryawe amateka arahinduka, mu ijambo ryawe indwara zirakira, mu ijambo ryawe mwamana Data hari ukuzamurwa, mu ijambo ryawe mwami hari ukubohoka, mu ijambo ryawe mwami hari ubuzima. Turakwingize mwami uvugane natwe muri uyu mwanya, kandi buri wese mwami ahabwa umugisha. Urakoze Data, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu Kristo kandi dusenze twizeye, amen. Mana ibaha umugisha. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 43 ku murongo wa 2. Ijambo riratubwira ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, kandi nunyura mu nzuzi nizizakurengera. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi n'ikirimi cy'umuriro nikizagukongeza cyangwa n'umuriro ntabwo uzagutwika. Haleluya, Yesu nashimwe ryane. Turimo turavuga muri ubu buzima bwose ni ubuzima bw'urugendo, ariko turavuga hejuru yo kugendana n'Imana. Iri ni isezerano Imana yahaye abantu bayo bayubaha. Imana yacu ishimwe cyane. Ni isezerano ryo kugendana n'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, kandi nunyura mu nzuzi nizizakurengera, nunyura mu muriro ntuzashya. Yesu nashimwe cyane. Iryo ni isezerano ry'abana b'Imana. Muri urugendo cyangwa mu nzira zose ushobora kugenda, iyo ugendanye n'umuntu w'inshuti yawe wumva ukomeye kandi mugenda muganira n'urugendo rukoroha. Iyo ugendanye n'umubyeyi wawe, uzarebe ku bantu bakiri batoya abana, iyo agendanye n'umubyeyi we papa wiwe aba yumva akomeye. Iyo ugendanye n'abantu bakomeye cyane barinzwe, uba wumva ubuzima bwawe butekanye. Mana yacu ishimwe cyane. Hari igihe ugendana n'umufiyanse wawe ukaba wumva udashobora gutandukana nawe, ariko ngewe ndimo ndavuga hejuru yo kugendana n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ubu buzima bwose ni ubuzima bw'urugendo, ni ubuzima habamo uruhererekane rw'ibihe. Ariko nagira ngo ubwire ngo ubuzima bw'abana b'abantu hari aho bugera. Uyu munsi wagendana nawe ariko ejo ukamubura. Uyu munsi waba uri kumwe nawe bikaba byiza, ariko ejo yarangiza akaba atakihari. Ubwo bwose ni ubuzima bwo kugendana n'abantu, ariko ndavuga kugendana n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Uru rugendo habamo ibintu byinshi cyane, ndavuga ku bintu bikeya. Urugendo rw'ubuzima habamo imisozi, habamo imisozi miremire, imisozi migufiya, imisozi ihanamye. Iyo ngiyo yose mu buzima tujya duhura nayo. Umusozi ushobora kuba ari uburwayi, umusozi ushobora kuba ari ubugumba, umusozi ushobora kuba ari ubupfakazi, umusozi ushobora kuba ari ubukene, umusozi ushobora kuba ari ubukode. Uwo wose ni umusozi umuntu agenda ahura nawo mu buzima bwa buri munsi. Mana yacu ishimwe cyane. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira muri Zaburi ya 23 umurongo wa 3 ngo siko bizaba mu bategereza Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Cya kabiri, muri urugendo habamo amabuye. Uzareba abantu bagendanye, abantu bagendesha amaguru. Iyo ugiye hari igihe ushobora gusitara. Muri urugendo rero iyo utitonze, muri urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru, muri urugendo rw'ubuzima, iyo utitonze urasitara. Rimwe na rimwe wasitara ukaba wanakomereka, ukikubita hasi ugakomereka. Umuntu akabaho ubuzima ariko afite igikomere.
ukagenda ariko ufite igikomere, ukaba umushumba ariko ukaba ufite igikomere, ukaba umuririmbyi ukaririmbana icyo gikomere, ukaba umuvugabutumwa ariko ukavuga ubutumwa ufite icyo gikomere. Imana yacu ishimwe cyane. Ikindi cya gatatu, muri uru rugendo rimwe na rimwe imvura igigwa. Ibyo bihe byose ni ibisimburanwa kuko tubinyuramo kandi tubigenderamo. Imvura ikagwa, abantu bagendanye, iyo abantu bagenze imvura yaguye haba ubunyerere. Iyo ubunyerere bwabaye, hari igihe umuntu anyerera yarangiza akikubita hasi, umwenda wawe warangiza ukandura, ugakomeza urugendo ariko wanduye, ukanyura ku bantu ariko wanduye. Imana yacu ishimwe cyane. Urwo rwose ni ibintu biba mu buzima, ukagenda mu nzira ariko wanduye. Aho ngaho bigusaba kumesa umwenda wawe, ndavugana n'abanyamwuka, ariko ugakomeza urugendo wanduye, bigusaba kubanza kumesa kugira ngo umwenda wawe ushobore kuba udafite ikizinga. Hari igihe ugenda ariko muri uru rugendo nabwo hari igihe tunyura ahantu hari amazi. Urwo ni uruhererekane rw'abantu. Amazi bikagusaba, bisaba ikiraro, amazi bisaba ubwato, amazi bisaba urutindo kugira ngo ushobore kwambukiraho. Ariko rimwe na rimwe hari igihe abantu bajya banyura mu mazi, barangiza amazi akabatembana. Ni ijambo ry'Imana twasomye muri Yesaya ibice 43. Ijambo ryatubwiye ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, kandi nunyura no mu nzuzi ntizizagutembana. Imana yacu ishimwe cyane. Iryo ni isezerano ry'abana b'Imana. Iryo ni isezerano Imana yasezeranyije abantu bagenda nayo. Ndakwifuriza rero kugendana n'Imana ubuzima bwawe. Iminsi usigaye yo kubaho ugendana n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Umurongo wa kabiri, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Ayo ni amasezerano y'abana b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ndakwinginze rero ngo witoze kugendana n'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Migani ibice 4 ku murongo wa 12. Imigani ibice 4, igitabo cy'Imigani ibice 4 ku murongo wa 12. Haranditse ngo ngo nugenda intambwe zawe ntizizateba, kandi niwiruka ntuzasitara. Ayo ni amasezerano Imana yahaye abayubaha, abubaha Imana, abana b'Imana. Ngo nugenda intambwe zawe ntabwo zizateba, kandi niwiruka ntabwo uzasitara. Intambwe zawe ni ubuzima, ni ibyemezo bya buri munsi, ni ibyemezo ufata ku buzima bwawe, ni amahitamo yawe, nizo ntambwe zacu za buri munsi. Imana yacu ishimwe cyane. Rimwe na rimwe tujya duhitamo amahitamo mabi, rimwe na rimwe tujya duhitamo amahitamo dukurikije ibintu uko bigaragara. Ariko ndakwinginze wige kugendana n'Imana. Iyo tugendanye n'Imana, Imana itubera umujyanama. Zaburi ya 37. Iyo tugendanye n'Imana, Imana iba umujyanama ku buzima bwacu. Imana iba umujyanama ku buzima bwacu. Zaburi ya 37 umurongo wa 5. 32 umurongo wa 8. Haranditse ngo umurongo wa 8. Zaburi ya 32 umurongo wa 8 haravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana yacu ishimwe cyane. Imana hano irivugira mu ijambo ryayo, nugendana n'Imana nzakwigisha. Yesu nashimwe cyane. Muri ubu buzima dukora amakosa kuko tutigishijwe. Muri ubu buzima hari ibintu dukora ariko tukabikora uko bidakwiriye kuko tutigishijwe. Ariko Imana irimo iratanga isezerano ryo kwigishwa n'Imana.
Yesu nashimwe cyane. Nzakwereka inzira unyura. Ubu buzima bufite inzira nyinshi, ariko Imana irimo iratanga isezerano ryo kukwigisha inzira ukwiriye kunyuramo. Iga kugendana n'Imana. Mose yarabibonye, aravuga ngo aho kugira ngo utadukura inaha. Mose yahawe isezerano ryo gutwara ubwoko bw'Imana, ariko abwira Imana yuko tugomba kuzajyana. Imana yamwemerera ngo nzajyana nawe Mose kugira ngo nguruhure. Inkingi y'igicu niyo yabayoboraga ku manywa, inkingi y'umuriro ikabayobora nijoro. Kwari ukugendana n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ariko ijambo ryayo riravuze ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama. Mana yacu ishimwe cyane. Ubu buzima twagize abajyanama babi, twagize abajyanama benshi, twagize abajyanama b'umuntu ukamushyira mu buzima bwawe, akaba ari ugomba kugufatira ibyemezo. Ariko iri ni isezerano Imana itanga ryo kukugira inama. Mana yacu ishimwe cyane. Ndakwifuriza rero kugendana n'Imana ubuzima bwawe. Nibwo uzabaho mu butsinzi, nibwo uzabaho mu kunesha, nibwo uzashobora kugera mu iherezo ryawe. Mana yacu ishimwe cyane. Nugendana n'Imana, nugendana n'Imana, uzashobora uzagendera mu mugambi wawe n'Imana, uzagendera mu cyo Imana yakuremeye, uzasoza kubaho kwawe, nta deni uzagenda mu isi. Mana yacu ishimwe cyane. Rimwe na rimwe tumara iminsi ariko nidukora icyo Imana yaturemeye, ariko nitugendana n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Niryari tugendana n'Imana, niryari kandi Imana itabitari mu ruhande. Abisirayeli bagendanye n'Imana, ariko igihe cyose bakoraga ibyanzwe n'Uwiteka, Imana yabahanaga mu maboko y'abanzi babo, abanzi babo bakabagiraho ububasha. Igihe cyose tutagendanye n'Imana, ndagira ngo ngutangarize ngo abanzi bacu batugiraho ububasha. Ariko igihe cyose tugendanye n'Imana, Imana ikaba mu ruhande rwacu, tuba batsinze. Biratubwira ngo ese Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Mana yacu ishimwe cyane. Nicyo cyatumye Dawudi ashobora kunesha Goliyati. Nicyo cyatumye Samsoni ashobora gutsinda, ashobora gutsinda abanza akoresheje urwasaya rw'indogobe. Kugendana n'Imana, kugendana n'Imana. Witoze kugendana n'Imana ubuzima bwawe. Ugendane n'Imana mu gitondo, ugendane n'Imana ku manywa, ugendane n'Imana nijoro, ugendane n'Imana ubuzima bwawe bwose. Igihe cyose dutunze umutima utaducira urubanza, tuba tugendana n'Imana. Ariko igihe cyose dukoze ibyaha tukagira umutima uducira urubanza, Imana iva mu ruhande rwacu. Ndakwifuriza kugendana n'Imana. Ndagushimiye Muremyi wanjye, nguhaye icyubahiro Uwiteka. Mwami, turifuza kugendana nawe. Turakwingiza Uwiteka, dushoboze kugendana nawe. Tugende twumva ijwi ryawe Mwami, tuyoborwe nawe Mwami, mu byemezo dufata muri ubu buzima, mu byemezo dufata mu buzima busanzwe, mu byemezo dufata Mwamana Data mu murimo wawe, mu byemezo dufata Mwami mu buzima bwo mu ngo zacu. Turifuza kugendana nawe mu byemezo Mwami dufata muri business zacu, mu byemezo Mwami byose dufata mu buzima bwacu. Turakwingize Muremyi wacu, dushoboze Mwami wacu. Tugendane nawe Mwami, tugendane nawe Papa. Ni ku ijambo ryawe ryatubwiye Mwami, intambwe zacu ntabwo zizateba, ndetse Mwamana nitwiruka ntabwo tuzasitara. Niyo twanyura Mwamana mu ruzi ntabwo ruzadutembana, niyo twanyura mu muriro ntabwo tuzasha. Iryo ni isezerano wasezeranyije abagukunda Mwami. Niko twifuza kubaho ubwo buzima. Urakoze Mwami, ishimwe ni ryawe none n'iteka ryose.